ndaza gusimbukira mu gihugu cya Uganda mu mujyi wa Kampala, aho hari umugabo witwa Nyarwaya Innocent cyangwa se uwitwa Yago Pondat. Ugasanga nta kigufitiye santima zo kuba yagira gute yaguha imbabazi. Yago, ibi bintu ntago biza kuguta mu mutego, ibi bintu ntago biza kuza kukugora. Abantu wasabye imbabazi bose nibataza kuguha imbabazi, ntago uzaba mwiza mu muziki, ahubwo wari mwiza mu itangazamakuru. Warakoze rero guhitamo Vibes and Talk, warakoze kudukurikira kuri social media, warakoze kubana natwe mu biganiro tugenda tubakorera umunsi ku munsi. By'umwihariko nje gushimira abantu, ariko nje no kugira ngo tuganire ku biri kuvugwa hano mu myidagaduro. Ndashaka kuza kugira ngo tuze kugira ikintu kimwe dufokasingaho cyangwa se ikintu kimwe tuganiraho uyu munsi wa none kiri kuvugwa muri iyi mihanda. Ndaza gusimbukira mu gihugu cya Uganda mu mujyi wa Kampala, aho hari umugabo witwa Nyarwaya Innocent cyangwa se uwitwa Yago Pondat. Uyu munsi wa none tugiye kuganira kuri Yago Pondat umaze iminsi urimo urakiriyaringa bimwe mu bibazo yagiye ateza hirya no hino mu bantu, umwigane yagiye ateza hirya no hino mu bantu. Uyu mwandiko rero w'uyu munsi mugiye kuganiraho nanjye Junior Kai cyangwa se Iradukunda Keve Junior kuri Vibes and Talk. Ndagira ngo wegere hino utera agatebe wicare, ubundi tuganire, dusesengure, tuvuge ibiriho, ndetse tunarebe ese dukoresheje ijisho ry'abanyamakuru niki kintu gishobora kuba kiri gutuma uyu nguyu Nyarwaya Innocent ari kwicara noneho imbere ya kamera agaca bugufi akaganira nta mashagaga arimo, ubundi agasaba imbabazi abantu benshi bagiye batandukanye. Ibi mbivuze kubera ko ku mugoroba washize yakoze ikiganiro Yago mu isura nshyashya. Nimbabwira ngo yakoze ikiganiro mu isura nshyashya, ndi kumuvuga kuko ari umusitari, ndi kumuvuga kuko naraye mubonye, naraye nkurikiranye ibiganiro bye, ariko ndagira ngo mbabwire ko biragaragara ko aciye bugufi mu byo arimo byose. Kwa kwishyira hejuru, kwa kuvuga tongana, kwa kuvuga arakaye, ndetse no kwa kuvuga akanga abantu benshi, imvugo zuzuyemo iterabwoba nyine, ku buryo ashobora kukuvuga wowe ubwawe ibintu akuvuze ukahita ugira ubwoba. Yago yabishyize hasi. Ntago nje kugira ngo ngenze kuvuga amagambo mabi kuri Yago, ntago nje kuvuga ibintu bitari bwubake kuba abantu, ariko nje kugira ngo tuganire. Dukurikije uwitwa Innocent Nyarwaya ni umwe mu bantu twamenye hano iwacu mu Rwanda muri showbiz mu itangazamakuru. Ariyo mpamvu ituma aho rapfa n'abantu benshi bavuga ko Yago ashobora kuba ari umunyamakuru mwiza cyangwa se TV presenter, ashobora no kuvamo mu radio presenter mwiza cyane kurenza uko yavamo yavamo umuhanzi. Aya magambo y'abantu bakunze kuvuga akunze kubabaza Yago, ariko dore igituma aya magambo bayavuga. Uwitwa Yago Pondat yabaye mu gihugu cy'u Rwanda akora itangazamakuru, twagiye tumumenya mu biganiro bikomeye. Abantu benshi bamukunda kunaganiriza abantu benshi bamukunda kuntu yagiye ashyira itafari ku muziki w'u Rwanda, azamura abanyempano, atwereka imiziki mishyashya, atuganiriza ndetse azana na innovation mu bintu yakoraga, cyane ko YouTube ya Yago Pondat ishobora kuba yaratangiye mu mwaka wa 2020 nibwo yatangiye gukora cyane. Ntekereza ko byabaye ikintu cyabaye impact ku bantu benshi, byafunguye amaso abantu benshi batangira kubona ko YouTube ari ishoramari ryiza cyane. Ibi ngibi biturutse kuri Yago, biturutse ku witwa Sabe Murungi, biturutse ku witwa My Empire, ariko we sinamuvugamo cyane. Ariko abo bantu rero nibo bantu bagize gute batumye ibi bintu bizamuka cyane. So impamvu rero ya mbere Yago bavuga biriya bintu nuko Yago yabaye mu itangazamakuru igihe kinini, ariko aza kugera ahantu agira ute arahagarara, ahagarika itangazamakuru ryiwe, ajya mu kintu cyitwa ubuhanzi. Nubwo bwose atabivuyemo burundu, ariko ibiganiro yakoraga byaragabanutse. So agiye mu buhanzi rero, ubuhanzi ntago abantu bamwakiriye neza, abantu ntago bamuvuze neza, ahubwo batangiye kubona ko Yago ahemutse kuba atatiriye akava muri byatangazamakuru yakoraga cyangwa se bya biganiro yakoraga umunsi ku munsi yarakabireka. So ibyo rero bitangira guhwihwisa n'abantu bavuga bati Yago ntago uzaba mwiza mu itangazamakuru, ntago uzaba mwiza mu muziki, ntago uzaba mwiza mu muziki, ahubwo wari mwiza mu itangazamakuru. Bibabaje umujene, abantu baramwanga, bamukuraho amaboko, niko gufata iya mbere agira gute arahunga yigira mu gihugu cya Uganda mu mujyi wa Kampala, aho yagiye gukomereza ibintu bijyanye
n'umuziki. So abantu batazi rero ibi biboro by'itangazamakuru, impamvu abantu benshi babikunda ndetse banabikora, nuko ari bimwe mu bintu bishobora kukubakira connection zitandukanye. Ni ibintu bishobora kuguhuza n'abantu, ni ibintu bishobora gutuma ukina deal zindi zifite amafaranga. Kandi ikindi, y'izina ry'ibi bintu rimaje gukura, rimaje kwaguka, rifungura imiryango myinshi, kuko icyo ukoze cyose kiragenda bitewe n'izina ufite. Nabaha ingero nyinshi zigiye zitandukanye. Iyo murebye nka Clapton Kibonke, ni umwe mu bantu bafite amazina akomeye. So kuba yarashinze wenda restaurant, ni ibintu byiza cyane, kuko ni ibintu yifashishije izina rye mu kugira ngo abantu bagire gute, bamenye iriya restaurant. Ntabwo ari Clapton gusa, ndavuga na Kiramani, Sabo gusa, hari n'abandi bagiye bafite ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, ariko ugasanga ibyo bikorwa bibrandingwa na rya zina we afite mu bintu. So na Yago rero nuko yashoboraga kubona deal nyinshi zigiye zitandukanye zavuye mu biganiro aba yakoze, cyangwa se zavuye muri produit aba yashyiriye hanze abanyarwanda. Nyuma yo kujya mu muziki rero, ubwo yarageze mu gihugu cya Uganda, yageze afite hit song nziza, yageze afite indirimbo yitwa nka Suwejo, indirimbo abanyarwanda bamumenyeho. Ni indirimbo yakozwe na Element, baje gushwana nawe bakavugana amagambo atari meza. Ni indirimbo abantu bamumenyeho, ni indirimbo yubatse Yago bihambaye. Ni indirimbo yatumye yagabona ko ashobora kugira icyizere cyo gukora umuziki, ndetse nekeza ko ari nayo ishobora kuba yaramushutse kujya mu muziki. Birashoboka ko akora hit ya mbere ikajya, ariko izindi ntizige. So yaje gukora indirimbo nyinshi nka Yawe, nayo abantu bakunze ari benshi. Yaje gukora n'izindi nyinshi nagiye ndondogora. Iriya yakoranye n'Inyogoye, habaye ibitangaza, yakoranye n'abandi bahanzi benshi cyane, ko uyu munsi wa none afite album ye, akaba ari album yise Yago Life 2. akaba ari album asobanura ko ni album ije kugira ngo ikavaringa umuziki we, ubundi yinjire mu buzima bushyashya. Aribwo yatangiye bwo kugenda asaba imbabazi abantu benshi yagiye ahemukira. Afite indirimbo yitwa Mu Mavi, ariyo abantu benshi bakunze. Ngira ngo ni indirimbo nziza cyane, iri kuri YouTube, iri kuri Apple Music, iri no kuri Audiomack, aho hose, kandi ni indirimbo imaje gukundwa n'abantu batari bakeya. So uwitwa Yago yicare rero gutya asaba imbabazi, atangira avuga ati uwo nahemukiye wese, Irene Murindahabi, Jihadi, Isimbi, Jado Castar, runaka na runaka, atangira ababwira ati mumbabarire kuba naravuze ibintu bitari byiza, ibintu byangije mwebwe, ibintu bitatumye tubana neza, ngewe umubano wanjye namwe utaragenze neza. So ngatekereza nti kuba Yago ibi bintu ari kubikora, ese nuko yahindutse koko, nkuko album ye yitwa Yago Life 2 agiye gutangira ubundi buzima bwe bwa kabiri, cyangwa se nuko Yago ashaka kugira ngo byanga bikunda mwumve neza, mu streaming iyi album ye y'indirimbo 18 zose. Tekereza nawe, birashoboka cyane ko umuntu yahinduka akumva agomba kubana neza n'abantu. Birashoboka ko umuntu yashaka kuva mu buzima bumwe yararimo akajya mu bundi, bitewe nuko yabaga mu buzima bw'amafuti bubamo urwangano, bubamo amatiku ya buri munsi. Nta muhanzi n'umwe wo mu Rwanda, nta munyamakuru n'umwe, nta influencer n'umwe, ndetse byagaragara ko abantu bamaze kugira gute kumuvaho. Bitewe n'iki? Iyo wajyaga ku biganiro yakoraga bitari amatiku, Yago yari wa muntu warugeze ahantu ho gukora ikiganiro ugasanga cyarebwe n'ibihumbi 2 mu cyumweru, mu minsi ine ugasanga afite ibihumbi 2. Icyo ni kimwe mu kintu cyerekana ko abantu bari bamaje guhaga bya biganiro akora by'iki bijyanye no gusebya abantu, no kuvuga ibintu biterekeye, no guhora mu matiku. So ibyo bintu rero Yago ni umwe mu bantu bazi kwihiringa no kwishakisha no kwireba akimenya, abibona hakiri kare. Niyo mpamvu ashobora kuba yatangiye iyi strategy yo kuvuga ngo ngewe nsaba imbabazi abantu, twongere tubane neza. Nitubana neza bizongera bime audience, bizongera bitume ngira igikundiro, kandi bizatuma n'iyi album yanjye igira gute izamuka cyane, ko yatangiye no gusaba ama challenge
abantu benshi bagiye batandukanye. Biragoye cyane kandi biranasekeje cyane kumva Yago ari gusaba ko uwitwa Jihad yamukorera challenge y'indirimbo, cyangwa se yafata artwork ya album ye akaba yayisharinga cyangwa se akaba yayipostinga kugira ngo ba bantu bakurikirana uwo muntu babashe kuyibona. Ni Jihad bashwanye igihe kinini, ni Jihad bavuganye amagambo nekereza yashoboraga no gufungisha umwe muri bo, kuko ari Jihad yaravugaga ariyaga akamusubiza bakavuga amagambo atari meza, batangira no kurengera binjira mu buzima. So nkibaza nti Yago kuba wasabye imbabazi nibyo birumvikana, umuntu ashobora kuguha imbabazi, ariko sinkongera nkibaza abantu ushobora kuba warasenye. So rero ntekereza ko ikintu cya mbere kimwe kibabaza ndetse kinatera n'agahinda ni ukuba wowe wemeye ko ubuzima bwawe bwahinduka, ugasaba imbabazi abantu wagiye uhemukira, ariko bo bataguhaye imbabazi. Ni hahandi usanga umuntu yarwaye depression. Uzi gusaba umuntu imbabazi wahindutse wumva watsemba uvuga ati ngewe ubu buzima mbuvuyemo bw'amatiku, reka nsaba imbabazi nongere kugarura umubano n'abandi bantu. Warangiza wa muntu ugasanga nta kigufitiye sentiment zo kuba yagira gute yaguha imbabazi. Yago ibi bintu ntago biza kuguta mu mutego, ibi bintu ntago biza kuza kukugora. Abantu wasabye imbabazi bose nibataza kuguha imbabazi ni bakeya bayigeze barespondinga, sibyo? Kuko umunsi w'ejo ku mugoroba nahoze ndi gukurikira live wakoranye na Dumba ndetse na Gasuku, bageragezaga kuguha ukuri kurimo kose, sibyo? Bakaguha ukuri mu byo kuba wasaba imbabazi. Ariko ikintu kimwe natangamo nk'inama ni niyo batakubabarira cyangwa se niyo umuntu wamubwira ati imbabazi we ntaziguhe, icyambere nuko azimusabye ubikuye ku mutima wowe, ubundi icyaha gisigara ari we kiriho. Kuko gusaba imbabazi ni kimwe no kuzemererwa ni ikindi, kandi umuntu wese yemerewe gutanga imbabazi cyangwa ntazitange. Ariko kuwasabye imbabazi numva ko ngewe nta cyaha asigarana mu mutima, nta n'icyo umutima uba ukwiye kumushinza, ahubwo we aba akwiye kugira gute kumva ko ari free, kuko yamaje gusaba imbabazi. Any services ashobora kugukeneraho yanayigusaba, kandi uyimwimye ni wowe wabarwaho nk'ikibazo.